abana muracyabana cyangwa naguma kubana muri minsi? Oya ntago turi kubana kuko landlord twari tumaze iminsi turi gushaka inzu, urabizi gushaka inzu hano muri Gisenyi ntabwo byoroshye upfa kubona inzu nyine yo kubamo muri abantu barenze 5-6 biragoye kandi bari n'amafaranga menshi, urumva no n'ibyo kurya ntabwo mwene wese turi kubana ariko suko twe twanze kubana nabo cyangwa se batunaniye. Ikibazo ni landlord yarabanze nyine bumva na quartier ibibazi niyo wakodesha aho hafi bumva nyine ko bataha mu gipangu cyabo. Magingo aya se abana bari kubarizwa haganaje ubuzima bwabo bwomeze bute? Magingo ya mu mezi 2 ashize babaga mu rugo. Baba mu rugo nyine urumva landlord buriya iyo umuntu yubatse inzu ye abafite amategeko yiwe. Yayo nundi bafite amategeko agomba kugenderaho. Avuga ati ibi nyine bishaka binyisi mbishaka kandi nubundi ntacyo bwawe wavuguruza. Cyane urumva nene bavugane kwa mama. Dagati mama rero aba bana urabizi twaraturanye ni inshuti yanjye nyine ndamuvuganira pe kuko na mama yarabizi abazi aravuga ngiye nta kibazo baze baba hano. Haciye ukwezi landlord atangiye kuvuga ati rero aba bana ntago mbashaka mu rupangu. Urumva we ntago yigeze afokasinga nyine umufiki nabo bana ne yumubajije ese ufiki nabo bana kuba baba hano ntacyo bagusaba nta kintu nyine bataba bahombya nta kintu bagukonsomaho nukubera iki. Aravuga ati icyambe nuko nshaka kumuva niba mudashaka ko abana bava hano nimuve hano mujyane nabo mwimwimuke. Mbese landlord nawe nagashaka abana mu gipangu? Nagashaka abana mu gipangu urumva muri quartier baba bazi ko umukobwa yananiranye. Kwera papa we nyine kwirirwa ashwana na papa we kubera inzoga. Papa we agenda musiga icyashya mu bantu abantu bakamufata uko atari kandi mu by'ukuri siko ari umuntu mubi, nago ari umuntu mubi ahubwo umubyeyi we niwe mubi. Usibye ko nta fokasinga kuri papa we cyane ngo yabaye mubi kuko niba nawe yarabafashe muri iyo myaka arabarera. Ese mwegera ubuyobozi mubabwira ikibazo kiriho bo bababwira gute cyangwa mwegera ubuyobozi? Urumva ntabwo wareka kwegera ubuyobozi muri icyo kibazo muri quartier nyine cyangwa mu buyobozi bwo hasi bumva ko ikibazo ari umukobwa. Ikibazo ko ari umukobwa kuko nta kuntu nawe uri umuntu wapfa gusobanura se umukobwa ananiranywa na papa we gute. Ariko nyine nuko mu buyobozi banago bazi ko papa we n'undi nawe afite imigoranire muri we kwenda kuba aza yasinze bikaba impamvu yo kuba yananizanya n'uwo mwana. Uwo mwana akavuga ati kugira ngo se na papa reka nshaka uburyo ki njya mu zindi famille zimfashe ubuzima bwanjye bukomeze bugende neza. Nawe nicyo yifuza nago wabona famille nzima ngo reke kujya kuko n'ubundi urumva yari yabonye umushinga umufasha kwiga imashini. Yigeze guhamagara umushinga wabo n'ubundi wabafashaga navuga ngiye ikintu mwamfasha noneho ngiye mwanshakira umwuga. Mama nyine aramufasha babwira ko ibintu bimeze navuga ngiye abana ndi kubabana ikibazo nagiye ntabwo nabona amafaranga nyine yo kubishurira nta bushobozi mfite bufatika kuburyo nakwishurira abo bana aho ngiye kubagaburira kuba bari hano nta kintu bintwaye aho ikibazo kubashakira ishuri. Urumva babashaka ishuri wanaza se wakwiga iki mukaba ati ngewe mwanyigisha ikintu mubona kitazabagora kuko ngiye icyo cyose kirunga ntakiga kubera ubuzima umuntu ababayemo. Bamushakira imashini akajya yiga hano ku bumwe urabona hano ku bumwe niho yajyaga yiga community center niho yajyaga yiga imashini. Ariko nta kuntu bambwira ngo urabyuka waraye hanze ubu deje ari kurara hanze. Oh my God. Kugeza ubu ngubu landlord yarabanze neza yarabanze n'ubuyobozi ba mudugudu nabo baterera iyo ba mudugudu hari ukuntu ubuze ikibazo ako bitewe n'ukuntu ikibazo cyakunyuzeho cyane bumva induru zarahaga nimba icyumwe kimwe giciyeho kindi usanga abantu bandi barwanye n'umwana na se n'abandi bakubitanye n'umwana na se nyine urumva ikibazo cyo gusinya ko batakizi. Landlord azi ko umwana
abo bana kuko si umwana umwe ni babiri n'abakobwa azi ko bari kurara hanze mudugudu aya makuru TV3 reka musozo kandi wifuriza ibihe byiza wowe kuri TV3 Rwanda kanizere ko umeze neza kanizere ko uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima umeze neza kandi utameze neza ndakomeza kumbwira ko isi tubayemo nuko bigenda uyu munsi wari byiza ejo bikaba uyu munsi wari ejo bikaba byiza kubera Imana bityo iyo ugihumeka umwuka w'abazima muri buno buzima nta mpamvu yo kwiheba byose bigishoboka nkuko mubibona imbere yanjye cyangwa imbere za kamera zanyu za TV3 Rwanda ndi kumwe n'umushyitsi tujye kuba twaganira ariko mbere ko tuganira agiye gutangira yibwira abadukurikiranye. Murakoze ndabasuhuje mwese abakurikirana TV3 ku mazina yitwa Zaninka Nzamukosha. Zaninka Nzamukosha niyo mazina yawe cyangwa niyo mazina wise ku ruhande? Oya niyo mazina yanjye. Zaninka Nzamukosha. Tuguhaye ikaze kuri TV3 Rwanda. Murakoze cyane. Watubwiye ko wifuza kutuganiriza ku buzima bw'umushuti wawe mu buryo bwo kugira ngo abagira neza babashe kuba bamugoboka bakamuba hafi bakamufasha guca mu buzima butoroshye arimo araca. Bakomeye ko dutangira mbere na mbere umeze gute uri kuyumva gute ku ruhande rwawe? Urebye nge nimeze neza ndashima Imana. Iyo umuntu akiri guhumeka nyine urumva ibintu aba ari neza nyine, gusa ntabwo byakuma kuba neza kubera ko umuntu wenda mu mpande zimwe na zimwe umuntu nyine ataba hari ibintu biba bitari kugenda neza ibintu nk'ibyo nyine, ariko ku rundi ruhande turashima Imana. Reka tuguhereze ikaze kuri TV3 Rwanda ugumeze fresh ni byiza kandi ako ndakeka niyo ubuzima bwawe nyine ubuzima bwanze abantu ubona uri guca mu bizazane ushima Imana cyangwa uvuga ati oya nta kiri gucamo? Ushima Imana kubera ko naguze imbere cyangwa naguze ibintu Imana iba yakwanditse imbere yawe. Ugomba gushima Imana kuko Imana cyambere ni wayirwanya kandi ikora mu gihe cyayo. Igihe kitaragera rero urihangana rwose ugashimira Imana mu buzima bw'abari bwiza bw'abari bubi bwo mu gushimira Imana kugira ngo bityo ntabwo ubuzima bwahora ari bwiza ntabwo ubuzima bwahora ari bubi iteka ryose. Yego none tugira ngo noneho uyusangirize inkuru abakunzi ba TV3 Rwanda bamenye se ubuzima bumeze gute, ubuzima mbere yaho bwari bumeze gute kugeza amagingo aya ngaya aho ubuzima bumeze gute? Uwo mukobwa w'inshuti yanjye rero ni umukobwa ukiri muto. Igihe namumenye abana na papa we na murumuna we. Mumenya abana na papa we na murumuna we urumva ntago mama we babanaga. Gusa yaje kunsobanurira uko batanye na mama wabo akabareka. Uwo mukobwa rero aracyari muto na murumuna we mutoya umukurikira bose n'abakobwa. Ubwo umwe ari muri 16 18 undi ari muri 11 gutyo. Ko baracyari bato cyane. Abo bana babanaga na papa wabo. Twanaga mu rupangu rumwe bagera aho baza kwimuka. Bimutse ahandi bimukiye uwo mukobwa mukuru ntakagiye yumvikana na se bitewe nyine n'impamvu hari ibintu batakundaga guhuza. Samubwira ati n'ubundi mbona utari uwanjye. Umwana nawe ati se kuki wumva ko ntari uwawe kandi nakuze nkubona. Ibintu ukajya bigenda gutyo bagira igihe babasohora mu nzu. Basohoye mu nzu ntabwo basohoye mu nzu ko babuze amafaranga yo kwishura, ahubwo icyo gihe babasohoye mu nzu kubera urusaku.
nyine bahoraga bashwana nk'umugore n'umugabo batumvikana, bahoraga mu makimbirane kubera ko urumva uwo mukobwa ntabwo yumvikanaga na se, kubera papa yakundaga, yari umusinzi muri make, yari umusinzi ariko nyine wiyemeje kubarera. Urumva ko yabareraga wenyine, nyina we aba i Kigali. Uwo mubyeyi we yabaga ahagana he? Nyina we yabaga i Kigali? Nyina we aba i Kigali kugeza magingo aracyari i Kigali. Ise we abinaha Igisenyi. Ise abinaha Igisenyi. Urumva nyine nyina bataye bakiri bato, sinzi niba nabyita kubata cyangwa se kubatererana, kuko umuntu w'umubyeyi muzima nta kuntu nyine yafata umwana w'imyaka, umukobwa yari afite imyaka 8, 9 gutyo, umukobwa mukuru afite imyaka 9, igihe nyine abasigira papa wabo umuto, umukuru. Noneho umuto urumva yari mu myaka 4 ari 5 ari bwo gutangira primary. Urumva umukobwa azibiza kugera igihe ageze mu senior 1 ava mu ishuri. Ava mu ishuri kugira ajya abona ukuntu noneho afokasinga kuri murumuna we, kwa ko yabona ngo nyine nakomeza kwiga namwe muri kwiga bitazashoboka. Ava mu ishuri, avuye mu ishuri nyine ubwo nibwo induru zase n'umukobwa zagiye zitangira gutyo, ko bari bafite abantu babafasha, abantu baza kubireka bitewe na papa wabo gusinda nyine, nk'uko babaha amafaranga yo kwishura inzu isaka yanywera, cyangwa bakaba baheje amafaranga y'ishuri isaka yanywera gutyo. Bari bafite abantu bishyurira? Nuko niko uwo mushinga kuntu witwa, ariko wari umushinga wari ufasha abana, akenshi babanaga n'umubyeyi umwe. Nk'abana bari bafite umubyeyi umwe ubu nyine utishoboye. Mbese muri make uwo mushinga wafashaga nk'umubyeyi ufite abana arera ariko wenda ari wenyine, atari wenyine, ntabwo bitaga ati ngo ni umugore cyangwa umugabo w'abo bana. Ntabwo ibyo babyitagaho, kubera ko banabafasha, urumva bahereye bafasha ari bato, bamenyera ibyo kurya, babamenyera imyambaro, bamenyera ishuri. Ariko nyine byaje kurangira kubera papa w'inzoga nyinshi, umushinga ubaretse, ubukuraho amaboko, biza kurangira n'umukobwa yaravuye mu ishuri. Then ubuzima burakomeza, bavuye aho bajya gukodesha ahandi naho bahageze induru nyine cyane noneho kurusha iyo bari bafite mu rupangu twe duturanye. Ahandi hantu bagiye gukodeshaho byari bikabije kuko banarashwanaga, nurumva nyine n'ubuyobozi bukaza ukabunga n'ubundi bakavuga ati nta mwana ugomba gusuzugura umubyeyi. Urumva wumvaga nyine ko umwana ari ufite amakosa, kuko nta kuntu wakumva ko umubyeyi afite amakosa ku mwana we. Biragoye keretse wenda nk'iyo n'ubundi mu busanzwe no muri karitsiye usanga wenda uwo mubyeyi n'ubundi atanduranye ku bana be gusa, ahubwo hari n'abandi baturage yanduranye nabo. Uwo mubyeyi we nta nyine we asinda ukwe agataha, we akanduranya n'uwo mukobwa ageze mu rugo, kandi we akumva yarera uwo mwana w'umukobwa mutoya, ariko uwo mukobwa mukuru ntamurere, kandi n'umwana mutoya ntiyashobora kumurera. Ni kwa kundi kugira ngo abantu bagire nyine ngo ni umuntu mwiza, ni umuntu uwo mukobwa ngo niwe wamunaniye, kandi mu by'ukuri nkurikije uko umukobwa mubona cyangwa ukuntu turi inshuti nk'abantu twiganye, twariganye mu wa mbere sekonderi, tuza no kubana, umuntu w'umwana aturanye umuzi cyane. Then nyine aho bantu bari bimukiye barashwana, barashobora ibintu bibi cyane, bibaye ibintu bibi cyane. Umukobwa aravuga ati ngiye ntabwo nakongera kubana na papa, kubera ko ahantu hose agenda avuga ko ndi indaya, ko ndi umuntu udashobotse, nta hantu nakura ngo babyumve muri karite, ubu baba bazi nyine ko ari umukobwa udashobotse. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko adashobotse, ahubwo ni kuri ko kundi uba ufite ababyeyi badashobotse. Urumva kuba baratawe na mama wabo, mama waracyariho, baravugana, nyina nawe baracyariho baravugana, bavuga ati ngewe nta bushobozi mfite bwo kubarera muri Kigali, mugumane na papa wanyu. Urumva rero ikibazo cy'abana, aho iki kibazo ni ababyeyi.
magingo aya se abana bari kubarizwa hagana he ubuzima bwabo bwumeze bute? magingo aya mu mezi 2 ashize babaga mu rugo. Baba mu rugo nyine urumva landirodi buriya iyo umuntu yubatse inzu ye aba afite amategeko yiwe. Yayo n'undi bafite amategeko agomba kugenderaho. Avuga ati ibi nyine bishaka binyisi mbishaka kandi n'ubundi ntacyo ubwawe wavuguruza. Cyane urumva nene bavugane kwa mama dagati mama rero aba bana urabizi twaraturanye ni inshuti yanjye nyine ndamuvuganira pe kuko na mama yarabizi abazi aravuga ngiye nta kibazo baze baba hano. Haciye ukwezi Landiro datangiye kuvuga ati rero aba bana ntago mbashaka mu rupangu. Urumva we ntago yigeze afokasinga nyine umufiki n'abo bana ne yumubajije ese ufiki n'abo bana kuba baba hano ntacyo bagusaba nta kintu nyine bataba bahombya nta kintu bagukonsomaho nukubera iki. Aravuga ati icyambe nuko nshaka kumuva niba mudashaka ko abana bava hano nimuve hano mujyane nabo mbese mujyane nabo mwimuke. Mbese Landiro nawe nagashaka abana mu gipangu nagashaka abana mu gipangu urumva muri quartier baba bazi ko umukobwa yananiranye kwera papa we nyine kwirirwa ashwana na papa we kubera inzoga. Papa we agenda musiga icyashya mu bantu abantu bakamufata uko atari kandi mu by'ukuri siko ari umuntu mubi nago ari umuntu mubi ahubwo umubyeyi we niwe mubi. Usibye ko nta fokasinga kuri papa we cyane ngo yabaye mubi kuko niba nawe yarabafashe muri iyo myaka arabarera. N'uwo mama we ariho no mu gihe cyashize baramuhamagaye ntugase ko aba bana bari kubura aho barara biragenda gute ngo nanjye ngo nta kuntu ndiho muri Kigali ngo nanjye ubuzima bwaranze ngo bwarananiye nyine ibintu nk'ibyo kumva ntago bashaka. Nibaza se uwo muntu aba yarababyaye koko? Urumva cyo ikibazo niba nyina nagashaka kubana n'abana be kandi azi ko abana be ubuzima barimo buragoye ise ubushobozi busanga bwamushiranye. Usibye no kumushirana ise ararwaye wenda nuko afashwa nawe na leta nubwo ubufasha nyine leta iragufasha ko nabo ugomba kwifasha ntabwo ufasha leta iguha ntabwo bwakubishaho ntabwo leta igufasha 100% iguhereza ibyibanze nawe ibintu byinshi cya ku ruhande. Urumva papa we afite sonde kuba afite sonde urumva ntabwo bangara kunakaza akora ubundi yakoraga akazi ko guteka abo nyine kubera gusaza numva niyo sonde inzoga ibibazo bikomeye cyane n'ibintu by'amatabi urumva nyine bihita ibibazo. N'umwanya yabonaga avuga ati nimba ndazana 1000 mu rugo umunsi turye kwako inzu yo ntago bayishuraga urumva bari bafite umushinga ubishurira inzu. Urumva umushinga nyine wageze nyuma wanga kubishurira ni by'induru zagiye zitangira nyine kuza. Umushinga umushyiraga abana igihe wahagaritse kubishurira inzu ukagaragara no nyine no kujya bahiba ibyo kurya nibwo nyine bahise bareka nyine kubishurira n'abinzu bahise babihagarika. Ariko impamvu babihagaritse urumva umuntu yagufashije abagira ngo imbere uzifashe cyangwa nawe uzagiye abandi ufasha abagira ngo akwere ikiraro akwereka yuko ufashwa nawe ashaka kuba yafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane. Urumva rero ufasha umuntu ukabona nta kintu yitayeho ibintu biri gupfa kugira ngo bijye mu buryo. Urumva nago umwana yabaga yarwana na se nijoro ngabyuka ajye ku ishuri yaburaye ntabwo byakunda byakunda uwo mwana hari ibikomere asigarana atajyana mu bandi ku buryo yahangana nabyo igihembwe cya kabiri bakumva karangira biragoye cyane kandi kuko n'umwana twariganye ntabwo ari umuswa ku buryo avuga ngo nicyo cyamukuye mu ishuri cyangwa ngo ishuri ryaramunaniye aho impamvu ryamunaniye ntabwo wabona muri umuntu wajya ku ishuri yaburaye nawe ngo ujye ku ishuri waburaye ahubwo we yumvaga yuko ari buve mu ishuri kuko babishiriraga inzu we agashaka akazi akajya gufokasinga ku byo kurya biza kwanga. Ikibazo ndi kwibaza ubu ngubu se
abana muracyabana cyangwa naguma kubana muri minsi? Oya, ntabwo turi kubana kuko landlord twari tumaze iminsi turi gushaka inzu. Urabizi gushaka inzu hano muri Gisenyi ntabwo byoroshye, upfa kubona inzu nyine yo kubamo muri abantu barenze 5-6. Biragoye kandi bari n'amafaranga menshi, urumva no n'ibyo kurya. Ntabwo mwene wese turi kubana, ariko suko twe twanze kubana nabo cyangwa se batunaniye. Ikibazo ni landlord yarabanze nyine, urumva na quartier ibibazi niyo wakodesha aho hafi bumva nyine ko tubataha mu gipangu cyabo. None se iyo abo bana bigeze begera ubuyobozi babwira ko landlord nawe ari mu nzitizi ziri gutuma ubuzima bwabo bujya mu kaga? Urumva iyo umuntu afite ikintu cye aba agifiteho uburenganzira, kandi no bitewe n'ukuntu mu mudugudu babazi abafite uburenganzira. Ariko se kujya gufata umwana w'umukobwa utaruzuza imyaka 18 n'undi w'umukobwa utarengeje imyaka 11 ukanga yuko hari ababahereza ubufasha mu gihe wowe udashaka kubahereza, urumva icyo atari ikibazo ahubwo cyo gikomeye cyane? Urumva we ntabwo bashaka mu gipangu, kandi iyo baje impamvu batabashaka mu gipangu nta mpamvu zifatika bagomba. Ntabwo impamvu yisobanura nyine, ntabwo niyo yayisobanura wumva nyine impamvu idafatika. Ku buryo nimba umuntu atajya iwawe, ataryamye iwawe, nyine nta kintu cyakonsoma kuba ari mu rupangu rwawe kandi bakwishura, njye ntabwo nakabaye numva ko byaba ari ikibazo. Mwigeze mwegera ubuyobozi mubabwira ikibazo kiriho, bo bababwira gute cyangwa mwigeze mwegera ubuyobozi? Urumva ntabwo bareka kwegera ubuyobozi muri icyo kibazo. Muri quartier nyine cyangwa mu buyobozi bwo hasi bumva ko ikibazo ari umukobwa. Ikibazo ko ari umukobwa kuko nta kuntu nawe uri umuntu wapfa gusobanura se umukobwa ananirwa na papa we gute. Ariko nyine nuko mu buyobozi ntabwo bazi ko papa we n'undi nawe afite imigoranire muri we, kwenda kuba aza yasinze, bikaba byaba impamvu yo kuba yananizanya n'uwo mwana. Uwo mwana akavuga ati kugira ngo se na papa reka nshaka uburyo ki njya mu zindi famille zimfashe ubuzima bwanjye bukomeze bugende neza. Nawe nicyo yifuza. Ntabwo wabona famille nzima ngo reke kujya, kuko n'ubundi urumva yari yabonye umushinga umufasha kwiga imashini. Yigeze guhamagara umushinga wabo n'ubundi wabafashaga, aravuga ngiye ikintu mwamfasha noneho ngiye mwanshakira umwuga. Mama nyine aramufasha, babwira ukuntu ibintu bimeze, aravuga ngiye abana ndi kubabana. Ikibazo nagiye ntabwo nabona amafaranga nyine yo kubishurira, nta bushobozi mfite bufatika ku buryo nakwishurira abo bana. Aho ngiye kubagaburira, kuba bari hano nta kintu bintwaye. Aho ikibazo kubashakira ishuri. Urumva babashaka ishuri, none se wakwiga iki? Mukaba ati ngewe mwanyigisha ikintu mubona kitazabagora, kuko ngewe icyo ari cyo cyose kirunga nakiga kubera ubuzima umuntu ababayemo. Bamushakira imashini, akajya yiga hano ku Bumwe. Urahabona hano ku Bumwe niho yajyaga yiga community center. Niho yajyaga yiga imashini. Ariko nta kuntu wambwira ngo urabyuka waraye hanze, ubu deja ari kurara hanze. Oh my God. Kugeza ubu ngubu landlord yarabanze neza neza. Yarabanze n'ubuyobozi ba mudugudu nabo baterera iyo. Ba mudugudu hari ukuntu ubuze ikibazo, ako bitewe n'ukuntu ikibazo cyakunyuzeho cyane. Urumva induru zarahaga, nimba kimwe giciyeho kindi usanga abantu bandi barwanye n'umwana na se, n'abandi bakubitanye n'umwana na se. Nyine urumva ikibazo cyose ugusinya nkaho ko batakizi. Landlord azi ko umwana abo bana kuko si umwana umwe ni babiri n'abakobwa, azi ko bari kurara hanze. Mudugudu aya makuru arayafite ko bari kurara hanze, bose bararye baryuma baraceceka. Urumva mudugudu, urumva umukobwa we ntabwo ashaka kubana na se, uwo mukobwa mukuru, bitewe n'uko batashobokana n'ubundi. Ntabwo umuntu arakubwira ngo uri ikinyendaro, ngo ntabwo uri uwanjye n'ubundi nubwo nkurera. Ntabwo uri umwana w'umukobwa ntabwo apfa kubyihanganira. Uwo mupapa we yemera yuko yabana n'umwana w'umukobwa, ariko kongera akavuga ati ngiye n'umukobwa bombi twabana. Ariko umukobwa yareba nyine igihe bamaranye nka papa we, kuburara, kuva mu ishuri. Arega
umwana niyo yaba mubi aba ari uwawe uba waramubyaye. Yego ati ubyaye ikibuza arakiri gato ko yaba mubi kose ako ukirangwa no gucinya ijambo. Kuko se uwo mwana ntabwo ari uwe cyangwa ni kwa kundi usanga umubyeyi nawe adashobotse. Oya ntabwo navuga ko ari uwe cyangwa atari uwe kuko ngiye mbamenye twamenye bahari kuko urumva bavuye Kigali bazi naha kera urumva nose uwo mwana ko watubye ko ari umushuti wawe wowe none iyo muganiriye akubwira uko yakuri njya zikari papa we ni arega umuntu ubuzi papa wawe ni mama wakubyara ni mama warakubwira ati dore nose we yari kumurera atari umwana we bibaza umuntu atangiye kumurera afite imyaka 7 akaba ageze ku myaka 10 ntabwo ari kumurera atari uwe rero ntabwo kumurera atari ubwo ni kwa kundi ubuzima guhindukana ugashaka ikintu cyose cyatuma ikibazo kiba kugira nyine ikindi kibazo gikemuka we ntabwo kimuzi ikibazo igisubizo ahubwo ashaka kimuzi ikibazo ikindi kibazo ashaka kugira ibindi bibazo byo kwita umwana kuko ari ikinyendaro ntabwo uri uwanjye ikinyendaro urumva iryo jambo rirakomeretsa ko umuntu avuga turi ikinyendaro ni ikintu nyine gikomeretsa cyane wumva nyine nawe utari n'umuntu wumva usa nkaho wiyanze se njye navutse ku giti nabaza umuntu uzi nka papa wawe ubizi neza uri shuwa kari papa wawe no anakwanditseho ariwe wanditseho ku mwirangamimerere ya uwo yanditse ni wese ahubwo kwa kundi nyine amakimbirane y'abana cyangwa se amakimbirane yaba yarahaye hagati y'ababyeyi n'impande zombi bikaba gutyo ariko ubu nyine urumva bari kuba hanze ako kana k'agakobwa gatoya niko nyine kaba kababaje kurusha n'uwo mukuru kuko uwo mukuru ashobora kurara hanze ntagire icyaba ariko nyine ubu aracyari umwana cyane imyaka 11 kamemo ntabwo avuga ngo ugiye kumujyana gukora akazi ko mu rugo cyangwa ngo ugiye kumujyana mu myuga aracyari muto umwana ugeze mu 5 primaire tukiri aho ngaho ese iyo umukobwa arara hanze ari kumwe n'uwo wundi bavukana imyaka 9 bari kumwe no se urumva umukuru we yanze kujyana na se n'uwo mwana aravuga ati njye ntabwo nasiga mukuru wanjye kuko papa nta kintu yamarira ndamuzi kuza yasinze ntiyazana amafaranga basi ngo nteke nta kintu yamarira urumva we aba yumva atasiga mukuru we ahubwo njye ntabwo najya kubana na papa asize mukuru wanjye Nyatari mu gusoza ni cyo kintu wasaba abantu bakurikiranye TVC Rwanda badukurikiranye kano kanya mu gusoza ni cyo kintu wabasaba cy'ingenzi uva ufite ku mutima wawe ikintu nasaba abakunzi ba TVC Rwanda ikintu nabasaba nuko bafasha abo bana nuko bafasha abo bana njye ntabwo navuga ngo nabafasha kuko nanjye ntabwo ndagera icyo cyo kwifasha nanjye ndacyafashwa n'ababyeyi kandi wowe n'ubundi wowe uruhare rwanyu mwararukoze mwabahaye icumbi ariko landlord aza kubabera ikibazo gikomeye cyane sizi impamvu icyo bapfa njye nawe ikintu bapfa ariko landlord nawe ndukumva nawe bye nyine ari ibindi biri ku ruhande ushobora gusanga apfa n'abo bana kubera ko ntabwo wabura umubyeyi ufite ubumuntu ngo yifuze ko umwana yarara mu gasozi cyane ku buryo nyine urumva bahamagaye papa ngo azabatware ariko ntabwo urumva papa we ntabwo yakanga kuba twakubwira ati koze isoni mu bantu we aravuga ati baze tugende ariko agatangira akabatoteza n'ubundi batoteza bagezeyo ni nk'uko umuntu yakubwira ati ngwino mu gihe muri hanze akifata muri mu nzu ibintu bikaba intambara mukamwana murara ubwo umukobwa urumva afite ingorane nyinshi ashobora kwicuruza kandi aracyari umwana muto cyane umwana batarigeje imyaka 18 ashobora gushukwa cyane ashobora guhura n'ibishuko bitandukanye ugasanga atwaye itateganyijwe ayanduye indwara nyine zimwe na zimwe urumva rero ikintu nasaba abakunzi ba TVC nuko bafasha abo bana address zabo nk'umuntu udukurikiranye wumva ko hari ubufasha cyangwa ubuvugizi wumva yabakorera bakaba wenda babona n'ubufasha ahandi
budaturutse kuri we, aderesi yabasanga ni izihe? Aderesi rero urumva ntabwo umuntu avuga ati none nta aderesi kuko urumva ubona hano ariko aderesi Mbuga Ngari hano Gisenyi Rubavu. Ntabwo umuntu wese wababaza, ndakeka hano Mbuga Ngari mu mudugudu w'Ubwiyunge umuntu wese wabaza barabazi. Iyo umuntu afite ikibazo abazwi n'abantu benshi, abazwi n'abantu benshi cyane. Niyo mpamvu ikintu nabasaba bafasha abo bana, wabona ubufasha bwo kwigisha umwana mutoya cyane cyane niwe ubabaje, n'uwo mukuru arababaje ariko we yakora n'akandi kazi, ariko nyine amaze kubona ko murumuna we araharahana ari ahantu arimo arakinga umusaya, arimo arakinga umusaya, abona n'iryo funguro. Bakunze rero bati bisiri Rwanda, murumva ko hanze aha ngaha hari abantu bafite ubuzima butoroshye, bafite ubuzima busa nkaho bugoranye cyane. Bityo rero niba uri umugira neza akaba wumva yuko ubuzima ubayemo hari n'uwo wakwifuza kuba wamubera inzira yo kuba nawe yaba mu buzima busa nkaho ari bwiza, ushobora kuba atari bwiza cyane ariko byibuze uko racira abagabanya, ushobora kuvuga ati hari support urimo uramuherezaho, cyangwa ukaba wanafata uwo mukuru kuri we ukaba wamurangira akazi cyangwa nabwo ukamuhereza akazi. Bakunze batsibisira Rwanda, murumva ko ubuzima abayemo ntabwo bworoshye. Ushobora kuba ufite igitekerezo cyangwa wenda inkunga watanga nk'umunyamuryango, nk'umukunzi, nk'umufasha cyangwa ibindi bintu ushaka kuvuga byinshi, ushobora kuba wareba nimero zirangwa muri description ukaba wazihamagara, ukaba wamenya ati umwana abayeho mu buhe buzima, ukaba wagira inyunganizi umuhereza. Reka ngushimire Zaninka ku kiganiro uduhaye, turizera yuko uwo mwana uko bizagenda kose ubuzima buzagenda neza. Murakoze cyane, icyo nasanye bamufashe kuko arababaje cyane pe. Bamufashe kandi namwe mwakoze kudukorera ubuvugizi. Abanyarwanda ndabizi bagira umutima mwiza, bagira urukundo, barafashanya. Nzi neza yuko nyine bari bumufashe to. Reka tugushimire ku kiganiro rya TV3 Rwanda. Cyane namwe mwakoze. TV3